dushimira ingabo zacu z'igihugu igihe bari bafite umuhate wo kuza kurwanira igihugu bari bafite ibintu byinshi baca intege mwaka babwira ngo ntago muzakigeramo ngo ntaki ariko tuzishimire zo ntizakirebesheje amaso gusa zaravuze ati zaratubyaye tugomba kukirwanirira ntibakirebesha amaso baraza bakigeramo kira mugenzi ngo zakigezemo aho zakigereyemo murebe isuku gisigaye gifite umutekano amazi ingabo zacu zarakoze hari n'abantu bambara ubusa rero abandi ariko niba ari ukabona amaguru yiwe ni nk'akagabo kari kugenda kahinga imyumbati wumvise yarumagaye ariko akambara ubusa ari fiyeri ku maguru yiwe ndabona ayo maguru yawe ufite impfundiko nk'iz'umuntu ubumba amatafari ya rukarakara ariko yambaye ubusa ari mu muhanda nagiye kubwiriza ahantu bantumiye sibyo ndi kubwiriza ahantu bantumiye imbere yanjye hari hicaye umumama wambaye akantu kagerera mene hano neza ku buryo umva umeze ute umva ku buryo umwenda w'umweru yari yambaye n'imbere akenda k'umweru kari kambaye imbere kanagaragara yari yambaye umweru mbese ndi imiguru n'ibintu ukayitera ugashyiraho isakoshe ashyize shakoshe guta ibi byose n'ibi biragaragara byose biri kugaragara ubusitire bw'abagore badodesha ku buryo muhoberanye uhita ubona irere ry'uko rimeze gutya ugasanga yadodesha akantu kameze nk'umuhoberane urahita ubona irere rishinze muri ruto udutise twaje wumvise umugore adodesha kakamufata yagenda ukabona ikibuno kiragira gutya ikibuno kikagenda kivuga ngo ndoroshye hari ututise abagore bari kudodesha aragenda ikibuno kikaza gikubita gutya ndoroshye abanyabuzima bano kwivi nta puridanse baguha ubwo wajya kuyigura kandi barazifatiye ubuntu nimba ugiye ku munyabuzima akaguha puridanse y'ijana urumva bakumariye iki ukawitesha inda ku mutipe kugira ngo umugumane umukureho icyororo ugatangira kumusitiresa ngo aguhe indezo uzaba uri kumwemukira ko ntabwo yagutumye umwana ubwo ikaba akubwiye ngo natwende kandi akabikubwira arira akabibwira apfa ibimyira biza ayo marira urira iyo uyatekereza mbere yuko ujya gutanga ngo bagutere ngo njya ngo nzibyara umwana none ntabwo nzigera nshaka ngo abagabo batera stress ibintu uvuga ntabyo uzi uzabimenya wakandagiye muri senkani abaguteretaga bose baraguteye umugongo nta n'ukikureba nubwo uzamenya yuko umugabo atari izina ry'umugabo gusa ahubwo ko umugabo ari ubuzima ari bumeze nk'igisambo njyewe nigeze kwishyura inda yani Nyamirambo hano kwa muto ndamwishyura nicaye ku buriri abahinjiye undi muntu jya nkubise urushyi indi warose nsohoka arakabyara telefone barayisigarana nta n'ikintu ndakora umugabo pe arambwira wowe mu rugo rwanjye bite kandi inda yari yambwira ati ngira mugabo ngira dore bana naho umuvuna mweto w'inyamirambo yatwometse buri nyamirambo ntiyabiti bari bawukoreye diri bari bampangiye ati ukwirukane turya yuko yankubise uruki sinjye wagize amahirwe mbona ngize bari bamupanye nko muri Ethiopia n'inkweto zasigaye bamupanye nko muri Ethiopia nuko bibaye nicara ku buriri narakuramo n'ipantaro ibintu bw'ibyo byose umaze iminsi umaze igihe uhure nabyo hariya wavuze ngo ufite uburambe ufite mu nda y'ubundi n'ubuhe izi bintu tubonera mu nda ni nk'ibyo byose turangiye inda nagiye muramo n'ibibazo bigiye bitandukanye iyo ni Nyamirambo ubwo aho wahereye ese Kanyombya wewe mu myaka yawe y'uburaya n'iki kidasanzwe wahuriyemo nacyo ngino ngetura iyi nturi rumvuga nivuze ngo mu myaka y'uburaya wapi nta buraya nakoze njyewe narize maze kwiga n'uburaya sinzi aramfata barandasha ankubita ku butaka urumva ubwo nibwo busobanuye raramba bwo kuvuga ngo reka ngarike hasi ubu ndihuriye so kureba ndakubonye ntubonye uzongera kumbanuka sohorwa muri rukura nzarusosora ntunara kandi mama imana wa mukecuru urajya nabi wangwa hejuru ni mama pe naje ujya kwivuga
ije mu byo ndi imvura ntiyaguye. Reba inkweto ukuntu iryoshye. Reka turebe ko urebe iki imeze neza. kandi amico yawe nuko ari urufatso afite. Ejo nzovu twahuriye igikono twakoranye ikiganiro. Nzovu ashobora kuba arembye, Nzovu arwaye sida. Ejo yangeze muri ka kaboko ka nimugoroba ari gutitira, buriya ni aka kazuba buretse mu kanya imbeho n'izuba reba ukuntu araba ari gutitira. Gatatu tugiye kureba ninde kamaze gusasera ninde yakasizwe sidara yebawe yakawe kavuna meto karakomeye yakarinziwe yebawe kavuna meto ubwo ninde urwaye sida urakunda ndeshe none ku makuru yako ariko uburana naraburetse ubu wakiraye shaye igikise igikoma aha shasone cye kukimaye nawe ariko urabona ibyo Nzovu avuze urangiye na Nzovu dushobora no kumara ukwezi tudakaraba kuko turi ibikara ariko wowe Sonia umaze iminsi icyuma udakaraba n'inzobe yawe icyumweru cyose se iminsi ibiri ngiye kugusoma n'ukuri hanyura kwisiba oya ni uburenganzira oya mu mafamiye y'abantu bababujije amahoro utanabaza ukaduhimbira njye baranoraguye harya niko wavuze baranoraguye njyewe Jack njye narabyawe sinakutoraguye narabyawe byarwa n'umusirikare arwanira igihugu agira icyo amarira igihugu akaba cyafungwe basanze tuzuyemo nyine ndi kuvuga aho Jack nagufata nkazagukubita umaze iminsi umusebye umuharabika nagufata nkazagukubita sinjye wamufunze sinjye wamufunguye abamufunze bazamubaza niba ari njye shaka tuzahura hano ku mbuga urwane kandi atimire kujya ku mbuga gusubira ku mbuga ko akirimo arakorerwa akazi yakana urarwana nk'umuntu w'umugabo ukarwana n'umukobwa aramutse nyetetse gato gusa keretse ubona duhuriye nko muri interview tugakora ikiganiro gisanzwe ariko aramutse nunze n'urutoki namuhekenya ese yaka mbabare giye mbwiza ukuri ufite ingamba zo kureka inzoga umwaka wa 2025 nazo nzareka kubera kurakunze ikunda ushaka ubundi amafaranga bagukoterezaga ngo uve kuri izi mbuga nkoranyambaga yaheze amafaranga ngo ni nyirabitango yafite Godfather umva rero nkubwire Godfather ayo mafaranga bakopije rwose uzayirire nayo nyene kandi wowe ufite gahunda yo bagushingira ikintu kizima ngiye ibyo kunsabira we kujya wisabira ukanyuza mu zina ryawe Godfather yaragiye ateranya abantu ngo bakiriho amafaranga ya Yaka nayo nabonye Godfather ntukajye usaba mu zina ryanjye ujye wisabira ku giti cyawe full stop nta mafaranga bwanyu nyene mwangegeramo ntabwo se n'umugabo wazivaho bayaguhaye full stop nta mafaranga nkeneye ngo faranga ngo Godfather ngo yateranyije amafaranga ngo barafasha Ishaka nta mafaranga bw'ubufasha nkeneye ese ubundi yakorana amafaranga ubundi ajyahe nawe se ko rangi nyine ni kubaza wowe uyashyire yawe se yawe subikoraga nka kangahe mu cyumweru ntago narenza nka karindwi mu cyumweru ntago nakarenza baragupanura nyine pa ahubwo wowe mbabarira umbwire inama y'ikintu nako ariko umubiri wanze kandi none se kugiye kuba indara amazinda sambanaga karindwi mu cyumweru none bagwaye ibihe binini cyangwa baguhaye n'inshinge bunyinshi kandi ntago naje ndi kugira manze kubaze umbwire kirimo Paulo ubona ndi umwana ku bujanje niyo mpamvu buri gihe utahaga amaso gato rimwe kabiri gatatu twagiye utawageze se ko tumenya umupira uhereye oya umupira umanutse hepfo umupira umanutse hepfo ari muze Nzovu yarawegereye Nzovu subiri inyuma gato subiri ruguru gato guwo Nzovu arawufashe arawuteye Nzovu aragiye Nzovu komeza ntukuremo ntiwibeshe gukuremo Nzovu imbere yawe gato Yaka ruguru yawe guwo tera kwizamu
Komeza, Nyababondo jimbere. Mani bekerekeza muri Komeza imbere, Nyababondo gwiri imbere. Oya gwino hano imbere. Mukomeza. Oya, nzobari gukura kutovu turabi. Nuko wibesha gukora. Twagiye mukomeza imbere. Oya, musubire. Ese ndavuga kujye. Okay, komeza cyese yaka. Nyababondo komeza cyese. Oya, Nyababondo. Oya. Niba imana byo unabishobora. Ngaho komeza. Okay, aho muri kumva amajwi. Muze hano ku majwi. Hano muri kumva amajwi. Nzovuga guruka baragukandagira. Guwa. Nyababondo arabubonye. Nyababondo mugarukana ari amajwi yakamanuka gato. Imbere gato Nyababondo ruguru kwanza nzobusubira inyuma. Yakakomeza imbere ku mupira. Oya Mariko watugeze. Ruguru. Zabu. Ayaka gumu biri imbere yawe gato. Ntohindukira rero mperekeza injani icyo gikapu mu rugo. Sawa hindukira. Tena mabuno kira. Raperi harimo bari bashonje bagenera udufaranga two kuba bifashisha. Udashonje muhanzi nyarwanda ninde ko? Bagiye barimo. Ndaguruka mu kiganiro ni izina ry'Imana. Munwa yise de Benashonje. Ngo ki? Nta muhanzi nyarwanda De Benashonje. Nta muhanzi nyarwanda. Amatike yashize ku isoko. Nta muhanzi nyarwanda udashonje. De Benashonje. Nta muhanzi nyarwanda udashonje. Cyo ni Bruce Melody arashonje. Yirirwa mu bitaramo za kamera za Amerika. Bruce Melody aho yarushije abandi bahanzi ubwenge nahangaha ni ukwemera kigira muri lebo umukire urumva umukire hariya Bruce Melody niyo yasonza mu gitondo atamuga ati atariko mu rugo nta kantu kari gira urambura akamukubita mu Tanzania na pate jaune yakwigiye kiburikiraho kalindagiro ukurimo ko mukubita ndahanga yo ntaharu ego mubaye eho mafutu muri gospel mbwira batatu bitwaye neza abahanzi batatu bitwaye neza mu mwaka muri gospel kiriya gisiga cyambonye se ko cyambonye nta muntu ukibyiga ariko hanga Knowless aririmba shaho ukajya ngo ijwi riraturuka mu gahanga ningusiga ukagenda nigeze kwako nomboriya ni inshuti yanyu y'abanore ubu urimo guhebeba n'ibiki ningusiga ukagenda sanyigisho zanyu ngo mufate regime iyo tunanutse se koko mutatubwira ngo mufate ibiryo mwanze kurya biswi ngo n'iz'abana ushaje nta biswi uriye ngo ntimwanywa akayawurute ngo n'ak'abana ntimuzi ko kavura stress ngo ntiwarya ibinyomoro ngo n'iby'abana none uri gukanura nk'igweja ibyo byose ni ibikarande by'iwanyu bikubuza kwibebeza ubu ugiye gupfa utariye biswi ku bibero bya mama wawe nta biswi wariye usoje primaire nta biswi uriye urangije segonderi nta kabiswi masters urayirangije nta kabiswi wumye uhagaze umuntu arakureba akoberwa nimba ukanura imirari cyangwa ukanura ibyoroshye dogiteri uyirangije nta kabiswi ubu tuzabigishe no kwigarurira amahirwe ya kera watakaje urabona amafaranga yo kugura akanyama utuwagura ibigufa nibyo bitubuka urimbwa urya amagufa urimbwa urarwana n'ibinono hari imitsi urwaye umuntu araguha amafaranga atijya kugura igitenge cyiza utuwagura tumwe twa musazi nkagura twinshi ngakura akagofero nabonye ufite akantu kiza ku mutwe afite ni tentire ni vumbi Kasongo ye mbali nyanga Kasongo mbona wewe songa libara oh ye